ahubwo hari akantu kimwe akantu nigeze gusoma karavuga ngo ni utuntu dutoya ngo dukora abandi bantu ngo usanga ngo dufata umugabane munini mu mutima wabo. Utuntu dutoya ukora umuntu gashobora gufata umugabane munini mu mutima wiwe, agahora atekereza ka kantu, agahora akibuka. Kubera iki? Nubwo kuri we kari akantu gatoya, kuri we kamuteza indi imbaraga, kamuteye kumva ashikamye. Uko nukuri ibintu. Amen. Yesu ashimwe. Bene data, babyeyi, abantu b'Imana badukurikiye, reka dushime Imana yacu kuba tugeze kuri uno munsi wa none. Dushime wowe umaze kuhagera kandi turakwegereje kuza kubana natwe muri no gahunda ya Daughters of Zion cyangwa se abakobwa b'Isiyoni. Wagize neza kuza kubana natwe kandi twizere kuri buze kuhakura umugisha. Uko waje ntaba ariko utaha. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Hallelujah. Mbere kugira icyo dukora cyose, ndabizi kuko tuzi kuko ari ngombwa gusenga kugira ngo Imana ize kudufasha ibane natwe muzo tuza gukora byose. Ngiye kugusaba wowe ndetse n'uwo turi kumwe hano dusenge mbere ko tuza kubiyegereza. Hallelujah. Mana mu izina rya Yesu, data ndashimye izina ryawe no kuba kwawe. Mwami kuzamura icubahiro kuri no mugoroba umunsi wa none. Ndagushimiye Mana zima ko wongeye gushima ko tukubera igikoresho data ukivugira kuri no munsi wa none. Mwami Mana twahageze, tugushimiye uburizi bwawe butandukanye bwa buri munsi, tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe tugirira ibihe byose. Mana ubuntu bwawe kuri twebwe ni bwinshi, niyo mpamvu twisanze hano imbere y'amaso yawe. Iyo utabishaka Mwami utabikora ntibyari gukunda, ariko wamzemeye Mana yanje kuko nje ubwanje na mwene data na benshi badukurikiye hano tuba hano kuri no munsi wa none. Twahageze duciye bugufi ngo ngwinde tuganirize papa mu izina rya Yesu. Reka tubanze dugusaba imbabazi Mwami aho tutakiranutse hose Mana, ngo mu izina rya Yesu uturebere mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo ukunda. Ibyo wakoze ku musaraba nibyo twakiriye kandi ibyo twizeye. Turebere Mwami Mana zima aho hantu kuko handi hose ntidukwiriye kandi dutunganye. Urakoze kuri umunyembabazi Mwami Mana yacu. Reka twiyegereze umwuka wawe w'Imana kubana natwe, kutwigisha ndetse Mwami Mana no kudushoboza kuvuga ubushake bwawe data. Niwe twinginze gukore ku mitima ya buri wese abashe kumva icyo washatse Mwami Mana zima kumuganiriza ndetse Mwami Mana duhe kumva ndetse no kumvira. Ndagushimiye data kugiye kubana natwe kuva dutangiye ndetse kugeza turangije. Byose turabiguhaye, turakwihaye Mwami nguze wenyine ari uganza muri kino kiganiro. Ubwiza bwawe nukomeze kubana natwe none n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Nari maze kukwiyegereza, reka niyegereze mwene data turi kumwe hano. Brother Shadrake si ubwa mbere si ubwa kabiri mumbona turi kumwe. Uwiteka akunda kutugirira imbabazi n'urukundo n'ubuntu, ikatugira ibikoresho byayo. N'uyu munsi yabyemeye kuko aza tukabana muri uno mwanya. Brother Shadrake karibu cyane, Imana mwije guhumugisha. Murakoze. Twishimiye kuba wongeye kutwitaba. Nukuri turazi kuri umukozi w'Imana kandi ibyo ukora n'inshingano zawe kandi uzabihemberwa. Imana mwije guhumugisha. Amen. Hallelujah. Ngira ngo murabyishimira ababyeyi kubona abana banyu hano imbere babasha kuza kwiga ndetse no gusangiza ijambo ry'Imana. Yesu wo mu ijuru aduhana umugisha twese. Uyu munsi twifuje kuganira cyangwa se guhugurana mu ijambo ryo kuvuga ngo gushigikirana k'abana b'Imana, k'abakristo, k'umubiri wa Kristo. Muri urugendo turimo turagenda twese tungurana ibitekerezo. Wenda nawe ahuri hari icyo ubuze kunguka wenda bazatubwira, ariko kandi mwuka wera ndabizi ko ari buze kudushoboza ukagira icyo wunguka cyangwa ugasubizwamo intege aho wumvaga wari ugiye gucika intege kubera amagambo y'Imana kongera guhaguruka. Yesu wo mu ijuru atugire neza. Tugiye gusoma ijambo ritoya gusa mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 11. Brother hareba mu Cyongereza hasome for the sake y'abatumva ururimi rwacu. Ni hatoya gusa n'umurongo umwe, hanyuma tugenda mu biganiro ntitubatinza, ariko ndabizi kuko Uwiteka ari buduhana umugisha twese. Hallelujah. Kasome mu rurimi rwacu Kinyarwanda. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko rero muhugurane kandi nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Amen. My brother yasoma mu Cyongereza. Reka naje nyisome mu Cyongereza. The Bible says, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. So the Bible says, therefore comfort each other and edify one another just as you also are doing. Amen.
Haleluya. Iri ni ijambo rito ariko rikubiyemo amagambo menshi cyane wenda hamwe na mwuka wari kwaza kudufasha tugenda tungurana ibitekerezo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muhugurane, mushigikirane kuko musanzwe mubikora. Uyu ni Paulo yakwandikira abatesalonike ababwira bakomeza umurimo w'Imana nk'aba Kristo abana b'Imana turakwiriye gushigikirana ngira ngo nawe urabyemeza Chandrake. Ibyo zo nibyo kandi ahubwo noneho cyane na bino bihe turimo ni ibihe dukeneye gushigikirana cyangwa se kugenda encouraging each other cyane ahubwo. Iyo ijambo rivuga ngo gushigikirana nuko bivuze ko wenda haba hariho imbaraga cyangwa se habarimo lack cyangwa ubukene cyangwa se kunanirwa somehow. Tuvuga cyangwa ijambo ry'Imana muri no rugendo cyangwa se nk'umukristo umaze kwakira Imana kumwami n'umukiza ni urugendo tuba dutangiye izine ndumva twaragiye tubivuga kenshi cyane. Ni urugendo tuba turimo kandi rwa rugendo duhuramo intambara nyinshi, duhuramo n'ibitugora, duhuramo n'abaturusha kandi ibyo byose nta mbaraga nta muntu wapfa kubishobora wenyine. Ariyo mpamvu ngukeneye, ariyo mpamvu unkeneye. Birafasha cyane nkuko wari bivuze muri urugendo nyine yukijijwe buriya kuko wari uri mu isi imwe wakijejweje mu yindi si urumva ni nkaho buri nka babantu arumenyereye kubugendana nabo ni nkaho utakibanye n'ukiri kumwe nabo. So urumva none ubusigaye uri nka wenyine. So rero iyo wajoininze abantu ugasanga none ntibagomeza gushigikira bagusupportinga biragusaba kubiga cyangwa se so ushobora gusanga wa muntu cyane cyane nk'abantu bakishijwe ni byiza yuko ahubwo tuba tubitaho cyane birenzeho kuko abavuye mu isi imwe ariko transitioninga mu yindi si iyo atabonye support yarahana ariko agenda biroroshye yuko yisubirira inyuma. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mufashe abantu bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Haleluya. Amagambo y'Imana azajya hazahita ko agira flowing muri ubwo buryo. Gufashanya niki birumvikana ko hariho wenda ikibazo, hariho wenda intege nke, undi muntu akeneye kuza kuguheza ukuboko, kugushigikira, kukubwira ijambo ryiza, kuguhorahoza, kugukomeza muri bya bibazo cyangwa se muri wa mwanya wenda ucitse intege cyangwa se wahungabanye. Ese turabikora muri kino gihe Shadrake? Sinzi rero kuko ubundi urebye yuko abantu bunyine bibera buri muntu yibera mu isi yiwe undi yibera mu isi yiwe ubundi sinkabira urana nka kuri twari tuba muri Afrika abo twari tubaninze zikurikirana namenyaga ibibazo babayemo kuko nibyo nyine twabagamo twarabana bene ibyo ngibyo baburaye wabimenya bagize ikibazo wabimenya kubera ko nyine mwarabanaga. Ariko rero aho abantu bagereye Burayi ni nkaho neza Burayi neza buragenda neza bagata biduhindura. Umwe ari mu isi yiwe undi yibera mu isi yiwe undi ari mu isi yiwe ugasanga byenda n'abatuye mu duce tumwe nyine niba kwa kundi nyine twasabanaga kubera ko impamvu je kinako nekereza nuko nta kuntu nzoza kugushigikira first of all ntamenye yuko uri hari ntamenye ibibazo uri kunyuramo tutanagane so urumva ahantu byose bikubiye nuko kugira ngo nzoze kugushigikira cyangwa se kugira nze gutera imbaraga nuko nzakwegera none nkamenya n'ibintu uri kunyuramo. Urumva ariko kubirebye rero abantu benshi bigereye Burayi umwe yibereye uriya undi yibereye iriya so ugasanga rero ntabwo nzamenya igihe wanyuze mu bibazo mbe nagushigikira. I think ibigaraje kuko wenda rino jambo rije mu mwanya mwiza kuko aho turi bunyine cyangwa se muri no bihugu muri kino kinyejana abantu barimo baragenda bikumira ku bwabo bonyine nta ushaka kumenya mugenzi wiwe oro nzagufasha gute ntakuzi ntakuganiza ntakwege ntibishoboka. Urumva kugira ngo uzasupportinga abantu kugira ngo uzotera abandi bantu imbaraga nuko uzamenya ibyo ari kwanyuramo. So ni gute uzabimenya ntumuhamagara byenda hagati mu cyumweru byenda ngo byenda nta nubwo bageze niwe ngo umenye ibintu ari kwanyuramo ntibishoboka. So urumva gusa kandi gusa numva gusa twavuga nuko nimba tugiye gushigikira abandi bantu nimba tugiye kuba encouraging tukamenya abacitse intege nuko twegera abantu tukamenya ubuzima bwabo ko nimba ngiye kugira ngo zo gushigikire mu bintu by'agakiza kawe nuko nzovugana nawe kamenya yuko nyine utangiye kugira intege nke. Muri ibi bihugu rero cyangwa se muri kino kinyejana hari ibintu abantu turimo kwita ngo uburenganzira bw'umuntu
uburenganzira bw'umuntu ku buryo niba nje kakubwira amagambo ugahita wumva ko nabaye nakwinjire mu buzima cyane nakwinjire mu buzima cyane ukavuga ati ibyo birakureba hari akumva ko hari aho ugomba kuvuga naho ugomba kugarukira hari ibyo ugomba kuvuga n'ibyo ugomba gusiga ariko ijambo ry'Imana ritubwira kuko turi umubiri wa Kristo turi ingingo z'umubiri wa Kristo nimba tubyemera cyangwa se tubyizera gutyo nk'abakristo bivuze ngo sinakagombye kugira aho ngarukira nimba koko ibyo ngiye kuvuga ari bikubaka sinzi ko ibyo nibyo urumva kubera ko turi umubiri umwe kandi kuko ubundi nibyo bya bindi nitureka urugingo rumwe rukabora ku rugero ruranduza abandi so niyo mpamvu abazima bashigikira babandi bari kugenda bacika intege nke iryo ni ijambo ry'Imana Bibiliya niko yanditse iravuga ngo abanyantege nkeya donc abakomeye bashinzwe cyangwa se barakwiriye gufata amaboko barya batentebukiye barya bananiwe urugero nimba ko turagenda wenda muri teori cyane niba hari ikintu kikunaniye no mu buzima busanzwe urugero hano Chandra akasita icyongereza cyinshi cyane ukaba ari ahantu wenda ukeneye gusobanuza cyangwa se kumubwira ngo agusomere nk'urwandiko n'inshingano ziwe kugira ngo abikore kuko niki arimo aragufasha nakantu gatoya wenda katafite meaning for ako kandi n'inshingano ziye kugakora atabikoze aba yanyuze abatakurikije nyine inshingano ziwe tugiye muri ibyo buzima busanzwe byo mwitorero ry'Imana hari bamwe usanga bafite imbaraga bafite courage gusenga courage kuririmba courage gukorera Imana akaba nabandi usanga babandi dragging cyangwa babandi ntacyo bibabwiye cyangwa wa wundi utamubwiye uko yirekera kisinzirira hajya rero niho rero ukeneye kuza aho rero niho buriya bari abantu bari nibo bakeneye nibo bakeneye ubufasha bakeneye umuntu ubibutsa buriya hari abantu bamwe nyine bagenda nyine yuko hagize umuntu nyine ubibutsa hari wowe wahura nawe ukamubwira ati tuje gusenga cyangwa se kubera ko utateranye akarakara cyangwa akubwira ati ibyo birakureba ako zenda hari abameze gutyo ariko abantu benshi nzi nyine babifite intege nke zabo iyo ubibukije bona nyine araje cyangwa agashima akaza nyine akaza benuka so ukabona yuko nyine bamwe nyine tugiye gusa tubibuka tukabibutsa bagenda baza buhoro buhoro bene data ikintu cyo gushigikirana gitangira ku kantu gatoya gusa hello no gusuzanya gusa birahagije kuko ntawe uzamvugisha tuzagira icyo tugeraho nawe nta kiganiro tuzagira utansuhuje sibyo Chandra kuko sinohura muhana ngo kubwire ngo komera muri iki ngiki kuko ntiwakimbwiye kandi ubwira ngo ukimbwire nuko nkwegera nkagusuza ariko ubu nyine hari abantu cyane cyane nko muri ibinyejana batagifite n'umuco wo gusuza cyangwa se umutima wo gusuza mugenzi wiwe yakoresha no akawevinga cyangwa se agasmilinga ko bamwe bazagira gusa ariko kubera iki biragutcostinga iki kuvuga ngo hallo je nibyandi navuze abantu benshi tuzatugera tugafata umuco w'abazungu kandi si mwiza na gato ku buryo nubwo urana benshi uko duhura no mu rusengero benshi nyine uko ni hano ku rusengero nyine zongere guhura nabo ku rusengero none kurambira abo bantu ni gute nzomenya igihe bari mu ntege ngo mbe naza nyine mba encouraging tibizashoboka ijambo ryiza cyane imibanire yacu je kintu mbonaho ahantu byose bizingiye nuko uko twegereye abandi bantu uko wegera abantu cyane tukabegera nyine usabana n'umuntu biroroha yuko anamubwira n'intege nke zabo hari abantu badakunda rero gusabana yumva ashaka ubuzima bwiwe kuri wenyine adashaka undi muntu kumwijirira cyangwa wamusuza akavuga ati urashaka wiki bibaho bizo navyo barahari byenda bafite n'izindi tibizaduca intege tibizagombye kuvuga ngo nimba uri adashaka gusabana cyangwa se atakwereka kuko yishimiye kumuvugisha ngo hitororera aho ngaho no ahubwo uwo nguwo ahubwo n'ubukeneye ahubwo abantu ukeneye kumwegera ntabwo n'ubukeneye abantu ahubwo cyane kuruta abandi tuzi impamvu wenda yikumye wenda n'ikibazo no nibyo bita loneliness nyine ugasanga umuntu yaragiye wenyine yikubira ahantu bene ibyo ngibyo yego ahubwo uwo muntu ahubwo nyine uzubona yuko wabwiwe iwe ahubwo ari muri emergency ahubwo ari muri emergency y'abantu baza kumufasha arabo muhura mu muhanda ari kuri telefone cyangwa atari no kuri telefone ariko ntamenye ko mwana ahuye kandi mwahuye kubera iki wenda ibitekerezo byinshi cyangwa se ibyo afite mu mutima ariko ubiramutse wowe ukaba uri muri wa mwanya mwiza ukamubona ko atari aho ngaho mukome musuhuze mubwira ati namahoro ko mpande buri kure ni ikibazo ibi byagagombye kuba iyi ni ikimenyetso cy'urukundo mu bana b'Imana cyangwa se mu bakijijwe bazi Imana byose ukabona yuko byubakiye kwanza nuko bino bintu by'ama distractions usanga ubishize ku ruhande ukegera mugenzi wawe ukegera umuntu bari abantu nko ku rugero nkaje ntuye nka Ashton for instance
hari abo tubana Ashton ariko bamwe ushobora ngo kumbaza ngo se Shadrack uherukana nabo ryari simbe namenya n'igihe nyine ukabona yuko ku rugero rumwe nyine biteye nk'isoni nk'abana b'Imana kuvuga ngo nk'abana b'Imana munasenga noneho cyangwa mubana muri community tunakorana n'ibintu ugasanga nyine turanaturanye ariko kuba nagera nk'iwabo zenda mbe mvuga se mumeze gute ugasanga simbikora ibyo mama reka tuwe kuja kure uvuga ngo kuja iwabo arusha kugenda ugasanga we ntahari cyangwa ukagenda ugasanga we ndari busy nyine afite ikindi kintu yakora ariko kandi tuzi ko twagiriwe amahigo dufite technology telefone zirahari ntawe utayifite n'abana bato dufite barazifite ariko igisekesho nuko tuba tubona umwanya wo gukoresha amatelefone kureba ibitari byiza ariko ukananirwa kuyifata ngo ube wahamagara umuturanyi wawe cyangwa mugenzi wawe musengana muri iyi minsi itandatu wenda mutagize mutahuye cyangwa kumubaza ko utasenze Sunday kutaje gusenga ko ntakubonye wagwaye bizagenze gute nta muntu ufite cyangwa se ufite ubwo ruhuha cyangwa se wumva kuko ari ngombwa ari necessary kuba yahamagara mugenzi we nako kantu nako kagombe kuba nako ari cyo kintu nyine kubera ko abantu badafite rwa rukundo ruhuha muri rwa rukundo cyane zenda bigombe kuba nayo mpamvu nyine ntabwo twirwa dufatana za ntambwe zo kuja kugira ya jambo ry'Imana avuga ngo mu gihe cy'imperuka urukundo ruzakonja urukundo ruzakonja bivuge bene data hari kigomba gukoreka nk'abana b'Imana nk'abakristo ahubwo ikindi kintu je navuga nuko impamvu abantu benshi biratuteza nyine twincouraging abandi bantu nuko kenshi ushobora kumva yuko oni mubwire no jambo ntacyo ri bumarire niwe nyine kumva yuko nkaho ibyo ukora geste ukora ku encouraging hari bubyumve ukabona ntacyo biri bumarire iyo nayo ndabona ishobora kuba ari imwe mu mbogamizi ishobora gutuma abantu ategera undi ngo abe yamwincouraging kuko yumva yuko nirwa amubwira amagambo iwe ari okay ntabwo abikeneye oya yari igitekerezo ni ijambo rivuga ngo sinzi aho nakantu nasomye kavuga ngo iyo wabonye ikintu cyangwa se iyo watekereje ikintu iyo ni kimenyetso cy'uko ushoboye cya kintu urugero nimba wambonye ukabona ko wenda kino kintu ukeneye kukibwibwa cyangwa se no jambo ukeneye iyi support nyikeneye ubwo dejo ni proof icyo ni kimenyetso cy'uko ngikeneye uhita uactinga cyangwa uhita ugira icyo ukora kugira ngo udacikwa kuko wenda ugufashwa kwanje gutabaga kwanje ni muri rya jambo watekereje muri rya jambo kuko wowe ku ruhande rwawe nk'umuntu wagize icyo gitekerezo ntabwo ubizi ko ari Imana wenda ishobora kuba yayikorera kuko ushobora kuba nubwo ako kantu gasa nk'aho gasuzuguritse kwa jambo gasa nk'aho kagayitse gashobora kugera ku mutima w'uriya muntu kagahindura ubuzima bwiwe mu buryo udashobora gutekereza iri rero biraje tujana nk'akuntu wotekereza uburyo k'Imana itabara uburyo k'Imana ivuga uburyo Imana hari utuntu dusuzugura ukavuga iki kintu kije gute akantu kakuzaho mu mutima cyangwa se mu bitekerezo hejuru ya mugenzi wawe kumuhamagara wenda kumva igitekerezo cyangwa kumvura mwibutse ariko ntuacting ntugira icyo ukora kuri cya gitekerezo cyaje oro ntubizi kuko ariyo nzira y'Imana cyangwa se nimba ari Imana ishaka gukora kuri wa muntu icyo kintu cyo gusuzugura cyo kumva yuko aka kantu ni gato yakaragaye ntacyo komara ibyo ngibyo ni amakosa ahubwo hari akantu kimwe akantu nigeze gusoma karavuga ngo ni utuntu dutoya ngo dukora abandi bantu usanga ngo dufata umugabane munini mu mutima wabo utuntu dutoya ukora umuntu gashobora gufata umugabane munini mu mutima wiwe agahora atekereza ka kantu gahora akibuka kubera iki nubwo kuri we kari akantu gatoya kuri we kamuteza indi mbaraga kamuteye kumva ashikamye uko nukuri ibintu bihindura abantu n'ibihindura isi ntago bari binini cyane ntago bari binini cyane hora bavuze ngo kugira ngo uhindure isi ugomba gukora akantu kamwe gusa keza do one act of random goodness donc akantu gatoya karashobora guhindura isi si ngombwa ngo nze nkore igitangaza miracle ndende nguha amafaranga cyangwa nguha akazi promotion ibiki simple stuff so kuvuga ngo ubwiye ngo wiriwe gute ko mpambona utameze neza urarwaye cyangwa nkubwire sinakubonye Sunday how are you umitinga ku ruhande harabo duhura ku mashuri harabo duhura ugatambuka none se nimba bisi babikora gutyo why do we do that nk'abana b'Imana nk'abakristo kabisa tugomba kumva yuko ni inshingano zacu yuko tugenda twincouraginga buri muntu kandi buriya nicyo kintu maze kuvuga ubundi ntabwo bisaba yuko ngo wa muntu ngo muhereze cyangwa se ngo umutumire miliyoni ngo ni ngo no uriya utuntu gusa dutoya gusa ushobora gusa kanaka yantekereje ibyo byonyine gusa ibyo byonyine bishobora gutuma yumva agize izindi mbaraga muri hari uwo kwibaza ati se niki novuga niki nokora kugira ngo nshigikire abandi bantu nta faranga afite wenda nta cyongereza nzi naki akibaza ati ntaco nokora numva nofasha Shadrack ni arandusha icyongereza arandusha ubumenyi arandusha ariko
you never know, ntabwo uzi icyo ushobora gukora, icyo Imana ishobora kugukoresha kugira ngo ufashe Shadrach cyangwa uwo wese. Ntabwo ushobora kubimenya impact kari akantu gato ushobora gukora gashobora kugira mu buzima bw'uriya muntu. Nta muntu wigira ne ko bavuga no man is an island. Nta muntu wigira. Nta muntu wigira. Urumva habe na wa muntu ukomeye imeze gute buriya nawe afite intege nke ziwe ku buryo nawe aba akeneye support. Urumva nta muntu uriho udakeneye support y'undi muntu. Byiza cyane. Uzi ko ushobora kuvuga ati nguko mpanga urugero kuri Shadrach, arafite wenda ubwo bumenyi, arafite wenda icyongereza, ariko harako wenda ashobora kuba biriho byinshi cyane ahubwo cyangwa se njewe cyangwa undi wari wese mu busanzwe. Bivuze ngo turimagirirane, umuntu wese afite icyo amariye mugenzi wiwe, cyane cyane no abantu bo mu nzu y'Imana. Gushigikirana ni ngombwa, gufashanya ni ngombwa, gusupportingana, gukamfatinga. Nimba nkubonye utishimye cyangwa namenye ko wagize ikibazo, birakwiye kugira ngo nze mpumurize, ukahumuriza abantu, nguhumurize. Nibyo bituma wenda bamwe basanga batagize depression cyangwa ngo biyice biyahora bagire gute, kubera ko yabonye hari undi muntu bababaranye, cya kibazo cyari umusozi kikagabanuka cyangwa kikaba nomo, kubera kuko yabonye undi muntu baganira. Abantu bose kuno tubona nubwo uzabona n'umuntu ukiza umeze gute, cyangwa se wa muntu wundi twavuze ngo udashaka kwegera abandi bantu, tukeneye abandi bantu. Buri muntu akeneye abandi bantu, especially comfort, encouragement ziva ku bandi bantu. Ibyo buri muntu wese arabikeneye. Ngira ngo muri bino bihugu cyane cyane abantu nuko tutabibireba cyangwa ufungura umutima w'umuntu birebe, byanze bikunze hari icyo umuntu akeneye kuri mugenzi wiwe. Kuko tugenda twitandukanya, uko ngenda mba busy nawe ukaba busy, bivuze kuko hari imbaraga zitandukana, hari urukundo rugenda rumvaho. Ya jambo wambwiraga ari inkomeza, ari impumuriza, ntaryo nkibona. Kubera iki? Ndigunze hariya, ndava mu kazi kanje, ngaruke ndushe, nje mu by'abana, nje mu activity atandukanye, nono wa mubano wanje nawe n'umuturanyi cyangwa se n'uwo dukorana umurimo w'Imana ntawugihari. Kandi n'ubutabaniki n'usanga wacitse intege, n'abasengaga bikavamo, n'abandi basekaga bikanga, kubera ko buzuye ibintu, yabuze uwo bicuranurira. Yaba ari byiza akabura uwo bisangira ngo bishime, yaba ari bibi akabura uwo abibwira cyangwa se uwo aririra ku gitugu, kubera ko turatana umwe ariyo undi yibereye uriya, undi yibereye uriya. Nono n'ikintu gitangaje, twanahura ugasanga umwe yibereye gutya. Sibyo mpamvu ubwira turi ubwo twanahuye umwe yibereye kuri telefone. None kurambwira koko niduhura nje nawe umwe akaja kuri telefone, uja kuri telefone, urumva ni gute nzamenya ibintu uri kunyuramo? Mbebye nda none gutera n'intege, ntibishoboka. Uvuze telefone ndatangara. Hari umuntu washarinze akantu kuri ku magroups, avuga famille, donc umupapa n'umumama n'umwana. Avuga ukuntu umwana yanditse inyandiko cyangwa se umukoro, yandika nyina akaba ari umwarimu, ise sinzi ibindi ndawe yakora, umwaka aja muri business y'undi zimuziwe. None umwana abura attention, abura urukundo rw'ababyeyi. Arangize aragenda arandika, aravuga ati njewe ababyeyi banje ntibandebe, baba bareba iPad, baba bareba computer, baba bareba iki, umwe bari aho ndahanda. Ati none icyifuzo cyane mfite ni ukuba nani iPad. Wanyubishe wumvishe uwo mwana icyifuzo cyiwe kugira ahinduka iPad. None nahinduka cya gikoresho, nyina na se baramureba kuko bakeneye, nta kindi kintu bareba, nta kindi kitayinda attention. Kurumva kako kantu kaje ubu nyine narakabonye ahantu, numva kankoza ahantu, ndavuga Mana tubabarire. Bivuze ngo nimba mpura nawe ngasanga urahuze muri telefone, cyangwa se hari bamwe bari ibyo gushira mu matwi, ndabafite n'abana bazabashira hari, ugahamagara umuntu, nta muntu ushobora kukumva. Kubera iki? Ari ukipena bya bindi oro na wa mwanya none usanga no muri sengero nsede kumva ijambo ry'Imana, ari kuri WhatsApp, arimo arareba ibindi. Kurumva tudafite ibibazo, ariko ni ukureba uburyo izi telefone tuzushira mu mwanya wazo n'ibindi bintu tubihereza umwanya. Tekereza especially nk'ubu twahuye ku rusengero, uba ari umwanya wo kwiga, kuko n'ubundi nizo zabindi twavuze, uba wibereye mu kazi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru cyangwa se kugeza ku wa gatandatu cyangwa ku wa gatanu. Umwanya ubonye guhura n'abandi, n'umwanya wo guhura n'abandi bantu ugasanga still uracahuze. Mu gitondo bavuze akantu keza kavuga ngo kuba slave cyangwa se gutwagwa n'ibintu. Ubu nyine abantu batwawe n'ibintu byinshi, batwawe n'amafaranga, batwawe nyine n'izi technology, batwawe n'ibindi byose, ariko tukibagirwa kuko unjewe umuntu ku wundi turakeneranye, kandi hari ibyo twakungurana, hari ibyo wenda iyi telefone yompereza, hari n'ibyo tompereza. Biriho byinshi kuko buriya abantu bundi bukeneye ubundi nizo zavuga bazita ngo ni nyine ni psychological needs. Ukeneye support, ukeneye undi muntu.
buriya habe nubwo nozanga nkumva inyigisho zimbwira ngo gira imbaraga tibihuye no guhura n'umuntu gutya akambwira amagambo biratandukana urumva hari urwego bitandukaniramo. Sinzi ko rumwe muri abo ngabo bari batwawe wenda n'amatekinoloji cyangwa se n'ibindi wumva kuko mugenzi wawe utamukeneye cyangwa wumva ko wihagije. Nta muntu wihagije cyane noneho muri no rugendo turimo ndashobora gutegwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umugozi w'inyabutatu uragoye gucika. Nimba nije nyine satani akantera biroroshe kugira ngo ansinde, biroroshe kugira ngo anyihererane, anyongorere, ashiremo amagambo mabi, nihebe, niyahure, ningire gutensenye ibintu nk'ibyo. Ariko nimba nzi ko mfite undi mugozi mugenzi wanje Shadrack umuturanyi umuririmbyi pastor wanje dufatanye gutyo biragoye azaza kubita hano mfite support mfite uwo dufatanya gusenga mfite ungira inama mfite ugira bivuze ngo wa mugozi w'inyabutatu uragoye gucika ariko no nari ntekereje akantu kugira ngo tuvuge turasa ku nani. Yes please. Kuko je ndi kubona impamvu nk'abantu nyine bano bantu tubana nabo ni kintu ko ntekereza impamvu abantu je mbona benshi batisanga ku bandi babe bababwira ibibazo bari kwanyura mubwira ngo bagire imbaraga ese zaba ari kubera ko abandi bantu bare banuje kubwira usanga nabo aho kugira ngo bakwencouraging bihindukamo amakuru baje kubwira abandi bantu uko nukuri. So je nkaba mbona rero ico kintu kigombe kuba ico gituma abantu benshi bifata akanyura mu bibazo akicicikira kuko arabizi nabwira kanaka arabonye amakuru aje kubwira undi abwira undi usange none biramusebeje ahubwo cyabo nari ntekereje rero nimba kugira ngo bidufashe kugira ngo abandi bantu baza tubohokera cyangwa se natwe nyine tubohokera abandi bantu tuba abantu babikira ibanga abandi bantu. Avuze ijambo ryiza cyane kushaka uko tuba abizerwa abantu bizerwa uba umwizerwa. Ese aho uri aho wicaye aho ngaho cyangwa na Shadrack uwo ari we wese arashobora kuza akakubohoka akakubwira ikintu cyangwa abanza gutekereza akavuga ati iki kintu ninkigeza kuri naka kiraba cagiye ku isi yose niba n'umusanga nakantu kavuze hano kera kabaye agatwitinze ahantu hose kera kabaye akagejeje kandi akantu gatoya wenda yumvishe message yose ariko akantu gato kari gafata gusa kandi akagakwiza hirya no hino ibyo ntabwo bizakagombye kuba mu bana b'Imana ubwo ntabwo ari uburyo bwo gushigikirana ahubwo buhamusenye mugenzi wawe ico kintu tubashe kugikemura je mbona abantu zokoroha yuko bakwisangaho cyangwa se batwisangaho none akabanye kubwira n'intege nke none ukabonera kumufasha kuko ikibazo aho kiri nuko nimba nzi yuko ninkubwira ijambo uragenda uribwira abandi bantu none ningira intege nkeya ndazihisha kuko ndabizi nimikubwira uraje kubwira abandi bantu nimba iguhisha usange rero niyo mpamvu abantu benshi none aragenda agwa cyane ahubwo birenzeho kuko nyine yabihisha kandi nimba yabishe nta kuntu uri bumufashe so ukabona yuko none twebwe n'abandi bantu ushobora kuvuga ngo kanaka yaraduhishe ariko si kibazo nikingiki wewe ku ruhande rwawe uri umuntu wizerwa wowe uri umuntu undi muntu yobwira ibintu akaba yo mwumva akabika iryo banga Ijyo ni cyo nikibazo kuri nshewe nawe wa mubyeyi we wa mupapa we wa mwana we wa musore we ese wewe nyine urumva umuntu uyizeye cyangwa se wumva ko abandi bo kwizera ku buryo baza kukuririra baza kugutakira baza kugusaba baza kubwira ikibazo cyabo ese baje ubyifatamo gute uja kubibwira abandi hari ico wabikoraho cyangwa se urabyakira gusa bigatambuka aho ngaho ijyo rero ni we warisubiza sinjewe nundi wese kubera ko njewe kintu kimwe ndiko ntekereza nuko buri abantu nubwo ushobora kubona umuntu yimereye neza hanze buri abantu bafite ibibazo barkwanyuramo bafite ibibazo indani bafite ibibazo so kugira rero bya bintu biri indani babashe kubikubwira ugomba kuba uri umuntu bizera ugomba kuba uri umuntu bizera kubera ko ni nani ivuga yuko urumva kugira ngo undi muntu akubohokereho ugomba kuba uri umuntu yizera umuntu azi yuko nimubwira amagambo yanje araza kunyumva amagaciro ntanyumvira ubusa nico kintu rero Imana tubabarire tuba abantu bizerwa abantu babohokera abandi cyangwa se tugira ugutwi kumva nimba ndi umuntu wizewe cyangwa se ndi umuntu wenda ushobora kwakira ikintu cyanyaraka nkakibika bivuze ko azavuga cya kintu ntawakijanye ntawacumvishe ntawabimenye ejo azasubira n'ubundi agaruka uburyo bumwe nabwo bwo gufashanya cyangwa se bwo encouraging one another no kumva kugira ugutwi kumva hari abumva hano bigasohokera hano cyangwa se byawe bitaragira hano kereka byasohose hano cyangwa se ugasanga nk'igihe uri kumubwira ikibazo cyawe ugasanga yibere kuri telefone uko si ukumva ntagweza attention ibyo nabyo ni ibintu bibi cyane tuvuge nko kurugero ko naje iwawe ko ndakubwira ibintu bimbabaje
nawe aho wibereye ntacyo bimbwiye uri kuri telefone urabwira ngo yego gusa urumva kubundi ni nabyo ari nanivuga ngo ibibazo byinshi buriya ngo ibibazo byinshi byakemuka ngo abandi bantu bakumvishije uko nukuri nko kurugero ngo uje nkakubwira ibibazo byanje nkakubwira ikintu kiri ku mutima ntabikubwira neza bita ntangira no kumenya n'ibisubizo bigenda amenya uburyo nubijamo gusa kubera ko nabonye umuntu untega amatwi. Hari abantu ubu mubona batambuka hariya baseka ariko bikorera ibintu bikomeye imitwaro itangaje adashaka kuvuga kubera ko atize yuwa bibwira ikindi wenda yumva wenda kudashobora kuba utobishobora. Ijambo ry'Imana mu Efeso 6:2 ravuga ngo mwikorerane imitwaro. Mwikorera imitwaro bivuze ko hariyo Shadraka afite hariyo Shifite hariyo ufite bivuze ngo nimba hari uwo mfite ndashoboye shobora kukoreza Shadraka cyangwa se tukawugabana byibuze kugira ngo ndebe ko na surviving ni bwa buryo bwo gufashanya bakristo babyeyi bene data hirya no hino uzi umuntu ufite ikibazo cyangwa usure umuntu aremerewe n'ikintu runaka cyangwa se wowe ugifite reba ubuhokera reba ubwira reba ukumva reba ubwira kugira ngo noneho mugabane cya kibazo kuko turi umubiri wa Kristo siko twabivuze Shadraka. Ijisho niryo bavuga ngo ntabwo ndi burebe aho utambukira ukuguru kurabibwira nanje tsimbi utambuka uraje he donc turi magirirane nimba shobora kuba umuntu umwe ari ijisho undi akaba ukuboko ntabwo kimwe cyakora ikindi kidahari ntabwo umuntu umwe yabaho neza cyangwa yakwishima undi atahari twakagombye rero kwikorera imitwaro. Ni inshingano zacu kureba kumenya abandi bantu zari kwanyuramo tukabafasha iyo ni inshingano ni ikintu utegerezwa gukora. Uburyo butandukanye bwo gufashanya n'ubuhe ego biratandukanye kuko buriya bivana n'ikibazo cy'umuntu afite kuko buriya jewe nko kurugero ubu none nawe ndakeneye ubufasha bw'amafaranga kene ubufasha bw'amagambo yego hari n'ikindi gihe uzosanga byendeje ngine ubufasha bw'amasengesho kuko naje hari ibihe nyuramo kumva nyine mu mwuka nyine ntabwo meze neza ico gemba nkeneye ubufasha bw'amasengesho. Hari igihe nzogera hariho nk'abandi bantu ubu nona bakeneye support y'amafaranga ni ibintu bitandukanye gusa nyine urumva bijana n'umuntu ese uyu muntu ikibazo ciwe ni kingiki none ukamenya uburyo umufasha. Buri wese njewe nawe hari ico nokora hari ico ufite ushobora gukora cafasha mugenzi wawe rero ntuzigaye ntuzisuzugura ntuzavuga ngo sifite kino kuko ntuzi cya kintu ntuzi ico mugenzi wawe akeneye ntuzi n'uburyo ki ushobora kumufasha ico ukora wowe no kuba kuhaba uhari niba baguhamagaye witabe niba bagukeneye ikintu ugaragaze kuyerekana ushake bwo gufushigikirana bwo gufashanya. Ako ikindi kintu cyane numva buri muntu wese akeneye buno bufashe bundi nuko abandi bantu twereka abandi bantu yuko tubafite ku mutima. Ibwo n'ubufasha burenze ubundi buntu bwose guhamagara umuntu ukamubwira nari ngukumbuye cyangwa se bene tujese twerekana gusa yuko umuntu umutekerezaho ibyo birenze indi miti myinshi ubu cyangwa se ibinini byinshi bazatanga ku bitaro icyo kintu ibintu birafatika bikaza bikarangira ariko iryo jambo cyangwa se icyo kintu wakoze iyo energy yawe ukakanwa kawe wabumbuye ukavuga ijambo kuri mugenzi wawe ya ntambwe wateye ukamugeraho ni ibintu bitazibagirana biramufasha wa mwanya cyangwa se abona ko atari wenyine ako kantu cyane rero abona ko atari wenyine yaba ari mu kibazo hari n'ibindi tugira ushobora kuba kagira ikirori kagira ibyishimo kagira ibintu byiza ariko kubera ko ntakwizeye simbi kubwira kubera ko urangira ishari ibyo nabyo birahari nibyo zabindi navuze abantu benshi buriya usanga ibintu byose biragaruka nyine biragenda bikaze ariko nako bikagurukaho ese niye nshingano nawe uri kuplenga muri ibi ngibi rero urumva so twebwe ku ruhande rwacu je buryo mbitekereza amagambo make Bizendo shavuga ngo je nta bufasha nkeneye okay wowe none ni inshingano yawe nawe yuko uhinduka umuntu ufasha abandi bantu mu kubumva mu kubegera no kutavuga amagambo abandi bantu bakwiye kubika ibanga ko no gufashanya nako ico kintu cyane kubika ibanga ko no gufashanya nabo sinzi ko hari ibanga rya mugenzi wawe watakaza ariko nimba warabikoze Imana kubabarire kandi ntuzongera kubikora kuko birasenya wawe ndi wakubwiye kandi ntazongera kukwizera ngo agira ico yongera kukubwira abantu benshi turakeneye gufasha no kuba bikafu n'amagambo tubwira abandi bantu buriya kuri ari amagambo ubwira undi muntu nyine ushaka kuvuga wowe uko wisekera akubura amagambo agira izindi mbaraga zikomeye tuzi uko wasanze wa muntu ameze ndashobora kurivuga ari irisanzwe mpaye joking mpaye nseka ariko kubera ko wa muntu afite ikibazo akomeretse ubu mu buryo bumwe cyangwa ubundi rikaza ari iki ari huhura cyangwa se ari mukomeretsa kurushaho riramusenya ariko ikintu kimwe nabonye cyoroshaho
amagambo meza. Buriya ushobora kubwira umuntu ngo waje uberewe uyu munsi, wowe ukagira nyine ni ibintu bisanzwe ukigendera, ariko wa muntu akazahora buri gihe kakajambo kamugarukamo. Kandi urebe gusa ni akantu koroshe gusa, uraberewe uyu munsi, waje wajanishije. None ako kantu karoroshe kandi kanafashe n'amasegonda ngana. Hari abantu benshi yumva ko bimugoye bwo kubwira na mugenzi we ngo yambaye neza. Ume kico kintu ntaco kigutwaye, nimba yambaye neza bimubwire, harishima. Cyangwa se niba undakene na wa mwenda yari afite nawe ugure, ariko ti wamumva ko ari igitangazo ngo ubwiye mugenzi wangu yambaye neza. Nimba yambaye neza mubwire neza, nimba yaririmbye neza mubwire ko yaririmbye neza, nimba yakoze neza mubwire ko yakoze neza. Nta gitangaza kirimo, gufashanya kurimo uburyo bwinshi butandukanye, kandi buri wese afitemo inani ubufasha butandukanye yoheza mugenzi wiwe cyane. Gusa niwumve yuko ngo nta kintu je namufashura, nta kintu nokora nyine ko kimutera imbaraga. No, we kora ku kantu uri gutekereza, nubwo ari gatoya gashobora kumugiraho nani impact ikomeye cyane. Ahubwo hari ubwo waratekereza kuri mugenzi wawe, cyangwa se uko wamubonye wenda atandukanye nuko yari asanzwe, bikakuraza ijoro, bikakuza amahoro, bigatuma umuhamagara, bigatuma umusengera, bigatuma wenda uje kumusura. Nimba bibayeho cyangwa se warabikoze, Imana mu ijuru guhumugisha. Turakwiriye guhaguruka nk'abana b'Imana, gufashanya, gushigikirana, kuko nibyo ijambo ry'Imana bidusaba. Usibye no mu buzima busanzwe, muri community, mu kazi, hano ku muhanda, uzi ko ushobora kugahura n'umuntu wenda yagize ikibazo wenda cy'imodoka cyangwa kiki, mugenzi bagatambuka. None si kigaragaza ni gute uzaba umuco, naho ngaho hose tugenda tubyara umuco mu gufashanya. Buriya nyine nizo zabindi rero, kugira ngo nyine wa muco wacu nyine nk'abakristo ugaragara muri biriya bikorwa tugenda dukora. Nta handi hantu, ni muri turiya tuntu ugenda ukora. Kandi buriya nacyo kintu naje gusanga, buriya twe nk'abakristo abandi bantu bagombye kuba bakwisangaho cyane kuruta uko bisanga ku bandi bantu. So rero nimba abantu batari kwakwisangaho cyane, nimba atari bo bumva yuko bakwegera babe baganira, utangire witekerezeho. Akaja kubwira wenda utakije. Kubera ko turebe nk'urugero rwa Yesu. Yesu ari mu mapagani, baramwisangagaho, ariko gawe nimba baguhunga, abantu baguhunga. Iki ni nubwo we analyzing now, wirebe se uri umuntu uproviding a comfort ku bandi bantu, uri umuntu utuma abandi bantu baza bakumva bararuhutse muri bo, bakumva muri bo imitwaro ibaremerereye, iyo bageze iwawe bumva nkaho bararuhutse. Uri uwo muntu ko ubuzima bwawe bwubatse gutyo. Twabanye na Evangelike Jacques ushize ahaganira, avuga ngo amagambo meza, avuga ukuntu umugabo yahaye inama mugenzi wiwe, aramubwira ati ni kuzukora ku madamu wawe abyibushe, ati nje wanje namuhaye treatment zishoboka, inyama ibiki n'ibiki, atariko agumananuka. Baramubwira ururimi rwiza, none yibwira ko yavuze ko wenda amuhereza inyama z'ururimi. None nyuma aza gusanga no amagambo yawe ukoresha gusa, uko umubwira neza, uko ati ibyo bituma agubwa neza kandi akishima. Amagambo buriya agira impact tudashobora gusobanukirwa. Imana yamwica idufashe mu rurimi rwacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi ni akantu gatoya, ariko gashobora gukora ibibi n'ibyiza. Urarema mu rurimi rwawe, uravuma mu rurimi rwawe. Imana idufashe no munsi rero muri kino kiganiro, cyangwa se muri no hugurana ryo kuvuga ngo dushigikirane, tube hafi kwa bagenzi bacu. Uhere ku rurimi rwawe, uhere uko wegera mugenzi wawe, umboke unyegere. Nimba ubona ntameze neza, ntishimye, nimba wamenya amakuru yanje meza cyangwa mabi, wihutire kunkafatinga, wihutire kumpumuriza, cyangwa se wihutire kumpa felicitation, kwishimana nanje. Tugira ishari, Imana yabimpaye nishobora kuguha nawe bya bintu. Imana yancira inzira nishobora nawe kwigucira. Kandi wumve kuko udafite nta kintu uhereza mugenzi wawe, cyangwa ngo wumve kuko wewe wihagije. Hari icyo ukeneye byanze bikunze. Twese tugomba gufatana amaboko muri urugendo, niho tuzakomeza. Nibwo rukundo rwacu, sibyo? Niho tugomba kugaragaza urukundo, tukamurikira isi. Umuntu kwihaza uzo nawe uhari. Ahubwo ikintu je nababwira nuko tuvuge nka je buryo zambigeza, afite nk'inshuti, afite nk'abantu batatu, kiyo mfite nyine ikintu kindemereye, abo na abantu nirukankiraho, kaba nabahamagara nkabwira ngo mfite kino kintu kiri mu mutwe wanje, nabuze ugese wewe ni gute, ni advice wampereza, wumva no bigenza gute. So abo bantu duhinduka, abo bantu mu buzima bwawe ari abantu tubana nabo. Abandi bantu abe yakwihutira kugira ibibazo afite, kuko azi yuko uraza kumufasha, uraza kureba uburyo nyine wakemura ibibazo byiwe. Naho nimba turi abantu bagenda bavuga, abandi bantu bazaduhisha ingorane bari kubanyuramo, kandi noneho biranoroshye kuzihisha, kuko yibereye wiwe nawe wibereye iwawe.
biroroshye kuzihisha. Hallelujah. Tuje gushakisha umuntu mwiza ahubwo wowe ube one. Windi uko umuntu. Tuje gushakisha umuntu wobika ibanga ahubwo wowe wiga uko wabika ibanga. Tuje gushakisha umuntu wakemura ikibazo ahubwo wowe ushaka uko wakemura ibibazo by'abandi. Ubwo ngubo nungira gutyo nawe akagira gutyo, guess what? Twese tuzabamagira tuzasanga ikibazo cy'abantu benshi gunda gusanga ngo bakanaka ntabwo azabika amabanga, ntabwo ndi bubabwire. Ikibazo ni kingiki, wowe hinduka umuntu rero ubika amabanga. Hinduka umuntu uba umwizerwa wowe. Bitangiriye kuri wowe. Abantu ntabwo akunda gutekereza bumva yuko bakanaka batarahinduka nanjye sinzohinduka. No, wowe hinduka. Nuhinduka buriya biroroshye ko nabandi bantu bagenda bafata kuri ayo mavuta yawe nabo bagatangira kugenda bumva yuko ari ngombwa yuko babika amabanga. Amagambo y'Imana araryoshe. Nzakunda kunezerwa ndi kumwe na brother Chandra Kesinzo arukuntu umwuka wera za duconnecta somehow. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukundana. Yesu Kristo abwira abigishwa nimukundana isi izamenya ko muri abigishwa banje. Donc ibintu byose twara ko tuvuga gushigikirana, guhumurizanya, kwishimana, kutagira ishari, kubika ibanga, kumva, kupenga tension cyangwa kugira gute bikubiye mu iki urukundo. Niyo mpamvu Paul yandikiye aba muri Korintiyani arababwira ngo mwifuze ngo gira impano nyinshi ngo ariko ngo ikirenze cyose n'urukundo mugire urukundo. Hallelujah. Mwene dati umunsi ijambo ry'Imana riraguhugurira ngo ugire urukundo, urukundo cyane cyane rw'abana b'Imana. Menya kuko hari icyo ugomba gutanga, hari icyo ugomba gukora, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurihangana, rurababarira, ibyo uzubikora nzambikora, ruragira gute donc ngo gwihanganira byose ngo naho watanga umubiri wawe ugatwikwa bari kudafite urukundo byose n'ubusa. Imana dushoboze muri no jambo ryo gushigikirana kuri no mugoroba uri kubiremo urukundo. Nugira urukundo uzabasha kunyihanganira, nugira urukundo uzanyumva, nugira urukundo tuzavuga amagambo nakubwiye, nunkunda uzashigikira kandi uzishimana nanje. Twavuga menshi kuri no jambo, numva ari yagomba kuza amagambo menshi cyane, ariko no munsi umugoroba Imana yashatse kuguhugura cyangwa se byibuze kukwibutsa kuko turi umubiri wa Kristo tugomba gukundana kugira ngo tubere isi umuco, kandi uko tuzayiba niki nibikorwa byacu. Ntabwo ari amagambo uvuga ngo mwami ngo sibo bazaja mu ijuru ku ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo bakora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana niki? Nuko njewe na Chandra cyangwa nawe mugenzi wanje wankurikira n'undi uzankurikira dukora iki iby'Imana ishaka kuri twebwe, nuko dufashanya. Akandi kanyuma turangiriza babare nagutwa amajambo nuko gushigikirana gusa ntabwo ari kumva, ntabwo ari gusupportinga no gukorekta nabyo cyangwa se gukosorana nabyo no gushigikirana. Tumbona mu kintu kibi tunkosore uko tuzabashigikiye, uzandeka ngende nje mu kintu kibi cyangwa se ngende nkora ibidakwiye cyangwa se ndimbuke. Nimba uri umukristo ukari brother cyangwa se ukabari murumuna wanje mama wanje ukambona nakoze ikintu kibi, ukambona nagiye murongo utari mwiza, nyamuneka mbwira ijambo uvuga ati uyu murongo ntabwo ari we, iki kintu wakagombye gukora, uyu mwene ndi wakagombye kuwambara. Numbwira gutyo inshingano zawe zirangi mbyubahirize simbyubahirize, uzaba wakoze kandi uzaba washigikiye n'Imana izagumbugisha kuko ubona urukundo. Uyukunda mugenzi wawe ntureba akora ikibi ngo umwihorere, nta nubwo wifuze ko hari ikibi kimugaragaraho kuko kwa kumubwira ubahagira ngo ariho ahindukira. Ahindukira no ego abantu benshi gusa nuko iyo bakoreye atangira kwibona muri negative ngo karansuzugura ako umunyabwenge ubundi uwo muntu ahubwo umuntu ugukora ico kintu ahubwo ni nako ijambo ry'Imana rivuga ugukunda aragukosora. Ugukunda aragukosora. Bene data abadukuriye babyeyi abana bacu cyangwa se abapasta bacu n'abandi bose bazakurikira ikiganiro takindi twarimo twibukanya, twarimo tuguma gusubira mu magambo y'Imana kugira ngo adushashure abe mashasha, atwongeremo imbaraga. We warucishije intege, we warufite ikibazo, uyu munsi bigisubizo cya mugenzi wawe. Menya ko dukeneranye kandi tutahana ijambo rimwe n'imbaya ndi utayumvishije. Umenye kuko urukundo kunda mugenzi wanje cyangwa se nkunda umuvandimwe wo muri Kristo Yesu ari ingenzi. Amasaha yatujanye katurangiriza aho ngaho. Yesu agumugisha kuba babanye natwe. Yesu ahumugisha brother Chandra kutubera umugisha all the time. Yesu akugire neza. Ndumva ni muhereza umunota umwe gusa ashima Imana ko babanye natwe hanyuma dutandukanye. Nanje ndashima Imana cyane kuba nongeye kubana namwe. Bless you. Nibza agaciro kenshi. Amen. That's all I can say. Thank you so much. Okay. Nasenga ntakibazo umunota umwe niba ari okay. Yego.
Okay, Imana ndagushimiye ko banye natwe, gushimiye ku magambo meza, gushimiye data baramwuka wara ko banye natwe, wadukoresheje mwa Imana zimbizo twe tutabasha kwikoresha, gushimiye kubyo wakomeje Imana zima kududubiza mitima yacu kugira ngo dusangire na bene data, reka Mana ibyaje mu mitima yacu mwami Imana yanje, data bigira akamaro bigira ico bihinduka, buri wese wumvishije ano magambo mwami bayafate nkayiwe kandi ntayafate gusa cyangwa se ntayumve gusa kuko ijambo ryawe ritubwira, ahubwo ayakurikize, ahubwo yashire mu bikorwa kuko ndibyo twifuriza. Ndagushimiye ku mwami abacitse intege, abari bananiwe bagiye gusubizwa imbaraga kubera no magambo, kubera kuko ubwabo bagiye gushaka uko baba igisubizo kubwa bagenzi babo, uko bafashanya cyangwa se babasha gushigikirana mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Urakoze mwami Imana, komeza ubane natwe kandi ujane natwe tugiye kuba cyangwa kwirirwa muri kino cyumweru cyose, niwongera kuduhuza amahoro tuzagushima Mana, izina ryawe rihabwe icubahiro uyu munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. 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 Amen.